dushimiye Imana cyane ndetse tunashimiye n'abadukurikiranye cyangwa se abakurikiranye Country FM kuri aya masaha. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ijuru ndikorerwa mukunda muri benshi. Rero dushimiye nyine Imana yongeye kuduha umwanya wo kongera kuvugana namwe uburyo cy'ijuru ridakorerwa, dore ko ni ikibazo nyine gihangayikishije isi cyangwa se gihangayikishije abantu muri rusange. Abantu bamaze igihe kirekire batekereza ko umuntu yakorera ijuru akarijyamo, ariko nanone nyine biba bibabaje kubona umuntu atangira akorera ijuru akiri mutoya akagera mu myaka y'ubusaze ijuru ntaribone, ndetse akarinda ava no mu mubiri ataribonye. Cyabikoze abamuherekeje nko kwirimbira rimwe na rimwe baramutaka, bakavuga ko nta deni yagiraga cyangwa se nta muntu yarafitanye nawe ikibazo. Ariko ikibazo nyamukuru si icyo, kuko gutyo ubukemuye ikibazo ufitanye n'abantu, ariko hari ikibazo nyamukuru umuntu yagiranye n'Imana, aricyo kinakomeye cyane, kuko urupfu runo rw'umubiri rwo ngira ngo abadukurikiye mwese murabizi ko rutwara abantu, ndetse namwe mwese muri kucyumva ruzabatwara, natwe turimo. Ahubwo ikibazo gikomeye se hanyuma y'uko umuntu avuye mu mubiri ahantu ajya niho ikibazo kiri. Ibyanditswe bivuga ko na Yesu yabisubiyemo, avuga ko iyo umuntu avuye mu mubiri hari ahantu habiri utagiye hamwe ujya ahandi. Hamwe ni mu ijuru, harya Lazaro yagiye, Yesu yabyise kujya mu gituza cya sekuruza Aburahamu. Ariko nyamutunzi nawe ngo ajyaho agiye kuba abonje umuriro, ariko nabyo bitamworoheye, arindiriye n'ubundi kuzajya mu muriro nyine w'iteka uzarya abanzi b'Imana. Dore kandi byanditswe byo bivuga ko ari inyanja yaka umuriro ndetse n'amazuku. Ibyo rero umuntu udakijijwe ntiyakibuza kujyayo, nubwo wumva udashaka kujyayo, ariko ubwo udakijijwe nyine wajyayo. Ni nacyo ariko kitubesheje aha kugira ngo tukubwire inkuru nziza cyangwa se ubutumwa bwiza. Ahari kuri uyu mugoroba urebe ko nawe warokoka uwo muriro uzarya abanzi b'Imana. Utekereza ko rero wawurokoka ubikoreye cyangwa se ubigizemo uruhare, ariko ntibishoboka. Nawe urabona ko igihe umaze ubigerageza bitemeye. Ni nayo mpamvu na bugingo n'ubu wowe udukurikiye umaze igihe ukora neza kugira ngo ujye mu ijuru, uri umugabo nawe wo guhamya ko bitigeze byuzura, kandi ntibizigera byuzura, kuko n'Imana yabivuze. Kubera ukuntu icyaha cyagize umuntu, ariko nawe cyagufasheho kubera ko uri umuntu. Ahandi byanditswe biravuga ngo igicumuro cy'umuntu umwe ari we Adamu, ngo cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha. Ahandi Bibiliya ikavuga ngo abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Kandi iyo Bibiliya ivuze ngo abantu bose, nawe ubwo burimo udukurikiye, yego muvandimwe, ubwo mu bantu bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana nawe urimo. Rero aba ari ikibazo kuba watekereza ko ibyo bintu hari uburyo wakora ukabikosora, nyamara uzingiye mu gatebo kamwe n'abantu bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ingorane rero ufite ni ugutekereza ko wabikosora, ukabikosoza gusenga amasengesho menshi, ukabikosoza gutura amaturo, ukabikosoza gutanga ibya 10, ukabikosoza kubaka insengero, ukabikosoza gufasha abakene, ukabikosoza gusenga ubutayu n'ibindi byinshi ntavuze. Ibyo byose ntago byagufasha gukosora ikibazo ufitanye n'Imana. Ahari ushobora kubigerageza, kandi kuko ujya unabigerageza, ariko kuri uyu mugoroba turagira ngo tukubwire ko ibyo bintu bitakosora ikibazo wagiranye n'Imana. Ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo Imana yo imaze kubona ugize icyo kibazo yaravuze ngo igihano cy'ikibazo wari wagiranye n'Imana ni urupfu. Ubundi ikintu iyo kiri mu igeragezwa, icyo ukuri kiba kitarashyikaho. Yego muvandimwe. Ubwo rero nubwo uri kugerageza, ariko nturashyika ku cyo ukuri cyakugeza mu ijuru. Yego. Kandi utarashyika ku cyo ukuri, ubwo urabona nyine ntaryo raje. Yego muvandimwe. Bikagaragara cyane ko rero biba bisa naho nyine biteye agahinda, binababaje kuba umuntu yatekereza ko yakorera Imana ikamuhemba ijuru. Ntago ikimwe cyo ntibishoboka, no ku ruhande rwawe ubona ko bitashobotse,
ariko n'ibyanditswe mu Bagalatiya niho habihamya, havuga ko uramutse byagushobokera nubwo ariko bitashoboka, ngo biramutse byagushobokera ngo ubwo byasaba ko urupfu rwa Yesu rwaba impfabusa. Ibyo rero Imana ntiyabikora. N'ubundi cyatumye itanga Yesu nuko yari ibonye ko twe tudashoboye, nuko yari ibonye ko twabigerageje bikanga. Niyo cyatumye ivuga ko umuntu wo kuguhuza n'Imana ni Yesu Kristo wenyine, ngo mu isi ndetse no mu ijuru ngo nta rindi zina abantu bahawe ryo gukirizwamo rya Yesu wenyine, ngo keretse izina rya Yesu wenyine. Rero niba utekereza ko hari ahandi waca ukagera mu ijuru, sigaho, ntibishoboka. Yesu yabisobanuye wenyine, nubwo abyivugira avuga ko ari we nzira, akaba ukuri, akaba n'ubugingo. Ahari ujya wibaza utese umuntu yamenya inzira y'ukuri ari iyihe? Ahari ujya wibaza tubuse nzamenya idini rimbwira ibintu by'ukuri ari irihe? Niyo mpamvu buryo urihindura ukava mu Katolika ukajya mu Baporo, ukajya mu Baporo, ukajya mu Angirika, menshi ukayahindura. Hari abantu batubwira ko yagiye no muri 6. Burya impamvu yahindagura ubugira ngo uribe ko wabona irivuga ukuri ari irihe. Hari nugera agashyira hirya noneho. Yego ariko nanone tubereye aha kuri uyu mugoroba kugira ngo noneho tukukure nyine mu rungabangabo wowe duteze amatwi, tukubwire noneho inzira y'ukuri ni ahari nawe ujye ubyibaza, ujye bibaza se ubu inzira y'ukuri ni iyi? Ubu se ni gute umuntu yagera mu ijuru? Ubu se umuntu yazabana n'Imana akoze iki? Tubereye hano kugira ngo tugusobanurire ibyo bintu by'amatsiko wibaza, ariko nyamara tw'Imana yarabiduhishuriye, kandi tubereye ha kugira ngo nawe tubikubwira hari ubyumve, urebe ko warokoka uwo muriro uzarya abanzi b'Imana. Ubasha no kuba utari kwibaza inzira y'ukuri ari iyihe, ariko ibyo urimo byose n'ubundi nabyo bikaba birimo gushidikanya, yego, bitaguhesha icyizere cyo kwajya mu ijuru. Yego. Kuko mu kirango cy'iki kiganiro ahatangiye hari uwahamije yuko ngo anejejwe ngo no kuba mwiza, azi yuko afite ijuru. Yego. Ni ikintu gikomeye cyane. Sinzi niba iki kirango nawe wacyumvise, ariko cyari nk'umubyeyi utangira uvuga ngo anejejwe no kuba mwiza, azi ko afite ijuru. Kuri uyu mugoroba twakwifuriza ko nawe wanezezwa no kuba mwisa, ariko uzi ko ufite ijuru. Nyamara iyo biciye mu kubikorera ubaho imyaka myinshi uri mu rungabangabo wibaza tese najya mu ijuru sinajyayo. Urabaza umuntu tese Yesu aje mwajyana, akagira ubwoba. Impamvu ugize ubwoba nuko waciye inzira itariyo. Utekereza ko hari ukoze wabona ijuru, ariko ntabwo ijuru waribona warikoreye. Niyo mpamvu ikirango gitangira kivuga nyine ko ijuru ridakorerwa. Ntabwo ijuru rikorerwa, ijuru ni impano Imana itangira ubuntu. Hanyuma yuko icyaha kitubayeho gishingiye ku bakurambere batubanjirije muri Edeni, icyaha kirakomeye ku rugero ntamenye ko mbikubwira, kuko icyaha cyarabaye kitwambika ubusa nawe urimo. Ni nayo mpamvu twahise duhunga ingobyi, tujya inyuma y'ingobyi, tuvukira inyuma y'ingobyi. Niyo mpamvu dukura tukiyobagiza, tugatangira kwiremera ibicocero. Ibicocero nibyo bintu by'utekinika wumva hari uburyo Imana yabirebaho ikaguha ijuru. Ibyo bintu ni imyanda sigaho. Gutekereza ko hari ibintu watekinika ndetse n'abandi bakakubeshya bakakubwira ko hari ibintu wakora Imana ikaguha ijuru ni ikinyoma. Yesu yajyaga agirana ikibazo n'abafarisayo n'abanditsi, abantu babwira abandi ko bakora neza bakajya mu ijuru, yajyaga byita gufata imitwaro idaterurwa ubwabo badashoboye guterura bakayitereka ku bantu. Iyo umuntu akubwiye ko wakora ukajya mu ijuru, abafasha ibintu atashoboye akakubwira ngo nubishobore. Kandi nyamara nawe ubwe nyiri kubikubwira ntiyegeza akora ngo abone ijuru, ahubwo afashe umutwaro wamunaniye nawe arawugukoreye. Iyaba wari ubisobanukiye kuri uyu mugoroba, umuntu ujye kwigisha kubwira ngo kora neza uzajye mu ijuru, wakabaye umenya ko agukorera umutwaro udaterurwa. Kandi nawe wigisha abantu gukora ngo bazajye mu ijuru, nawe wakwigishije gukora nawe ntaba yarakoze ngo abishobore. Yego. Bikaba uruhererekane rw'igikorwa umuntu yakora ariko ntazigera gishobora. Yego. Nicyo cyatumye Yesu bene abo bantu yajyaga babwira ngo muri indyarya, ahandi akanababwira ngo muzabona ishyano. Akababwira ngo bene abo bantu bigisha abantu gukorera ijuru, ngo bameze nk'abantu bugariye ubwami bw'Imana, ngo bo ubwabo ntibinjira, ariko n'abashaka kwinjira barababuza. Ahandi
aravuga ngo bazererezwa mu misozi no mu nyanja. Guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yabo, ngo ariko iyo ahindutse akayemera ngo abaruta inkuge ebyiri kuba umwana wa Gehinomu. Ahari kuri uyu mugoroba wowe twumva, ahari wava mu rungabangabo, ahari wava kukwibaza tese najya mu ijuru nte, ahari wava kukwibaza tuse nakora iki ngo njye mu ijuru. Tubereye aha rero no kukubwira ko inzira ijya mu ijuru inyura kuri Yesu. Reka ibyo ukora n'intekerezo zawe ahubwo uce kuri Yesu. Uca kuri Yesu gute? Abantu bajya bibaza tese, iyo tuvuze kwizera Yesu, abantu bibaza kwizera Yesu ari gute? Kuri uyu mugoroba tubereye hano kongera kubasobanurira kwizera Yesu icyo ari cyo. Kwizera Yesu bisobanura ko utashobora gukorera ijuru ngo urijyemo. Bikaba bivuze ko hari umuntu wakoze akuzuza ibyakunaniye gukora. Kristo Yesu yarabikoza byuzuza mu mwanya wawe. Iyo umwemeye ukamwizera, iyo umwemeye ukamwizera, Bibiliya avuga ngo ubabarirwa ibyaha mu izina rye. Rero Imana yavuze ko ari we muhuza, niwe muhuza Imana yatanze kugira ngo ahuze Imana ndetse n'ikiremwa muntu. Rero kuri uyu mugoroba Imana igufashije nyine wakumva ibi turi kuvuga, nawe ukemera Kristo Yesu akakubera umuhuza, akakunga n'Imana. Dore niwe wazanywe mu isi no kuza kukunga n'Imana. Rero ndeke mugenzi wanjye akomeze. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane, kuko ibyo nibyo byonyine biremera umuntu umunezero mu gihe akiri mu isi, kuko hirya yo kuva mu isi ho, ubwo uhingutse mu kibazo utagirwa mu inama n'umuntu, kandi hirya yo kuva mu isi nta n'ukundi kwingingwa n'Imana waba ucyongeye kubona. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga yuko ngo impamvu Kristo Yesu abatinze kugaruka cyangwa gushyirwaho iherezo ku isi cyangwa kurimbuka ku isi, ngo ni imbabazi nyinshi Imana ibigifitiye abantu, ariko ngo itegereje yuko ngo bahindukira bakizera ngo bagakira. Na niyo mpamvu yagaragaje yuko inzira ziriho ari ebyiri, iy'ubugingo ndetse n'iy'urupfu. Ariko kubera urukundo rwinshi yakunze abantu, iragaruka ibagira inama y'inzira bahitamo. Irababwira ati inama nakugira nuko wahitamo inzira y'ubugingo. Ariko bikagaragara iyo nzira y'ubugingo abantu n'ubundi batabasha gusobanukirwa iyo ariyo. Niyo mpamvu yatumye Imana ubwayo ibona kujijwa kw'abantu no kutamenya kw'abantu, igaragaza iyo nzira y'ubugingo iyo ariyo, igaragaza yuko Kristo Yesu ari we ukwiye guhabwa abari mu isi kugira ngo abantu babashe kubona neza iyo nzira Imana yagennye. Bigenda bigaragara rero yuko ngo umuririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo turirimbe Yesu, ngo kuko ari we waduharuriye inzira ngo itugeza kuri Data wo mu ijuru. Kandi nawe amaze kugaragara ahamya yuko ngo Imana ari guhamya ibyase, aravuga ngo Data, ngo ibitambo ngo n'amaturo ntabwo wabishimye, ngo ahubwo ngo icyo wishimiye ngo ni umubiri wanjye. Ahera ko aravuga ati noneho nje gukora ibihura no gushaka kwawe. Icyo Imana rero yashakaga kwari ukugira ngo ibashe kubona abantu bayitunganiye, babasha kuba babana nayo mu ijuru, kuko ijuru ari iryera n'Imana nayo akaba ari iyera. Ntibyabashaga gushoboka ko yabana n'umunyabyaha. Hanakurikije yuko umunyabyaha we yari yarangije nyine kugaragara ahindutse igicibwa imbere y'Imana. Umuvandimwe avuga yigeze agaragazamo ko abantu hari uburyo baba bifuza ijuru, wamubwira ku kigendanye no kujya mu muriro akumva ngo nabwo adashaka kujyayo, ariko icyizere cy'uko yajya mu ijuru nacyo akaba atagifite. Ariko ikintu numvagamo cyane nuko nimba urubanza rw'umunyabyaha rwaraciwe, ubwirangiza rubanza ubwo kurangiza urubanza kwaje gukorwa nta buryo wakwanga guhanwa. Igihano rero cy'umunyabyaha cyari kimukwiriye ngo ni urupfu rw'iteka,
ubwo ni ukuvuga ngo irangiza rubanza ni uko umunyabyaha yafatwa agashyirwa gehinomu. yego niyo mpamvu yagaragaje urukundo rwinshi cyane yari ikunze abantu, yo ubwayo yigira umuntu mu buryo nyine bwa Kristo Yesu wavukiye mu isi. ibyo mbishimiye Imana cyane. Umuvandimwe ari havuga yaravuze ko n'ubundi ubwo Yesu ngo yazaga mu isi, ngo ibintu by'ibitambo, amaturo, ibitambo byokeje, ibitambo by'ihene ndetse n'iby'amasekurume, yabwiye Imana ati data ibyo bintu ntiwabishimye, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Uwo mubiri wa Kristo uhita uhinduka ituro, uhinduka igitambo, Kristo ahinduka umutambyi, ariko ahinduka n'umubavu uhumurira Imana neza. Ibyo rero bihura n'ukuri n'ijambo ry'Imana ku buryo biba bisaba ko wowe uduteze amatwi Imana igufasha ukumva yuko Kristo Yezu ari we wasohoje iby'Imana yari igukeneyeho, ariko akabisohoza mu mwanya wawe. Bibi byawe ryari, bibi byawe iyo ubyemeye, bibi iravanga iyo ubyijeje umutima, Imana igukuraho urubanza rw'ibyaha. Niba ushaka gukira ibyaha, izeza umutima Kristo Yezu ko yahanwe igihano wagombaga guhanwa, akishyiraho ibyaha byawe byose n'ubugome bwawe, hanyuma agahanwa igihano cyawe, kugira ngo umunsi uzabyemeraho Imana ntiguhane, kuko ntago mwahanwa muri babiri. Wenda twihuse, umuvandimwe namfashe dusome amagambo ari mu Byakozwe n'Intumwa, dusome amagambo ari mu Byakozwe n'Intumwa, iby'intumwa zakoze ibice 10, ibice 10 imirongo 2 gusa, 43 na 44. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 10 umurongo wa 43 kugera kuri 44. Haravuga ngo abahanuzi bose baramuhamije, bavuga yuko umwizera wese ababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Yego. Petero akivuga ibyo, umwuka wera amanukira abamwumvise, abumvise ayo magambo yose. Yego. Hano muri Bibiliya ntagatifu haravuga ngo abahanuzi bose bemeza ko umwemera wese azaronka imbabazi z'ibyaha abikesha ububasha bw'izina rye. Petero akivuga ibyo, Roho Mutagatifu amanukira kubumvaga iryo jambo bose. Imana ishimwe cyane. Nkomeje n'ubundi nyine gushimira Imana cyane. Aha dusomye mu Byakozwe n'Intumwa, wenda udukurikiye urafata Bibiliya yawe wenda uze gusoma icyo gice cyose uhereye ruguru, ngo ni umugabo witwaga Korneliyo, ngo yubahaga abantu biwe mu rugo ndetse akanasenga kenshi, muri make agakora nka bya bindi byose ujya ukora. Korneliyo ngo yari umuntu wumva mu mutima we afite ishyaka ryo gushaka kujya mu ijuru, ryo gushaka kuzabana n'Imana. Korneliyo yumvaga akeneye ijuru ku buryo yabishyiragamo imbaraga, agatanga ibyacuma, agatanga amaturo, ndetse akanasenga kenshi, akaniyiriza ubusa, ndetse ibyo bintu akabitoza n'abiwe. Yego. Yari afite, reka mvuge ngo wowe nubisoma neza urasanga hari utanamugeraho. Urasanga ibyo Korneliyo yari afite byitwa gukorera Imana, wowe utarabigeraho. Ariko we ngo yari afite iryo shyaka ryo kwiyiriza ubusa, agasenga kenshi, agatanga amaturo, agatanga ibyacuma, agakora bijya byose utekereza ko umuntu yakora akajya mu ijuru. Ndetse ibyo bintu kubera umwete mwinshi yari abifitiye, akabitoza n'abiwe mu rugo. Hanyuma ngo mu masango y'umugoroba marayika aramubonekera. Imana ishimwe cyane. Ahari kuri uyu mugoroba nawe Imana yataha mu mutima wawe, ukamenya ko ibyo umaze igihe ukora bitaguhesha ijuru, ahubwo ukumva ikindi kintu gishobora gutuma wemerwa n'Imana ukanajya mu ijuru. Marayika ngo abwira Korneliyo, aramubwira ati tumira umugabo witwa Petero aze akubwire ibyagukizanya n'abiwawe bo mu rugo. Imana ishimwe cyane. Ahari umaze igihe kirekire utekereza ko wakorera ijuru ukarijyamo, ahari se umeze nka Korneliyo, ahari se ntago wari wanamugeraho kuko we yakoze byinshi biruta ibyawe, ariko bisaba ko Imana imubwira ngo tumira umuvugabutumwa bwiza witwa Petero aze akubwira ibyagukizanya n'abiwawe mu rugo. Icyo narindiho ndi gushimira Imana cyane kuba twumva namwe mu gitege amatwi, nuko ngo Petero akimara kugera kwa Korneliyo, kandi turajya twibuka ko bari abanyamahanga, nubisoma uzasanga bari abanyamahanga, bari nge nawe nyine.
ese ugarutse inyuma buriya ibyo yashakaga ko iby'Imana yashakaga ko Koruneliyo ari bukire ni ibihe? Imana ku mutima wayo yashaka ko Koruneliyo akira kurimbuka, akira urupfu rw'iteka. Noneho we yarakoraga akagira ngo hari ibyo akora byarumukiza. Ariko ntibishoboka, nta bintu wakora byatuma ukira urupfu rw'iteka, ntabyo watanga byatuma ukira urupfu rw'iteka. Bikubeshya rwose, bikubeshya ngo watanga amaturo, ugatanga ibya 10 kubaka insengero n'ibindi ugakira urupfu rw'iteka. Icyo ni ikinyoma, nawe urabona ko umaze igihe ubikora ariko ntiwegeze urukira. Niyo mpamvu ubwo bwoba bukuri mu mutima butashizemo nyine. Nuko ujye ushaka gukira mu buryo butari bwo, nuko ujye ushaka kujya mu ijuru mu buryo Imana itagennye. Ntabwo rero wajya ngo byemere. Niyo mpamvu mari igihe kirekire ukora ariko nubundi ukumva ufite ubwoba, ukumva Kristo aje ntago mwajyana. Impamvu umeze nka Koruneliyo, ahari wavuga ati nsenga kenshi, ahari wavuga ati ntanga ibya 10 ndetse n'amaturo, ahari wavuga ati nubatse n'urusengero, ahari wavuga ati mfasha abakene. Ibyo bintu ko atari yo nzira, ntabwo ari inzira, ntabwo ari yo nzira. Kubikora si bibi ariko wibyita ko byakujyana mu ijuru. Kuko nubyita ko byakujyana mu ijuru urabuguye mu mutego ukomeye cyane, urabuhakanye iby'abahanuzi bose bahamije. Yego urumva, ntago wahakana iby'abahanuzi bahamije ngo uhakane iby'Imana yahamije ubwayo, uhakane ibyo Yesu yahamije ngo ujye mu ijuru, kandi ubihakanisha ibyo ukora. Icyo gihe ururwanya Kristo, ururwanya Imana, ururwanya n'abahanuzi. Nubwo ibyo ubukora nabwo hari undi muhanuzi ushima wo mu bantu nkawe uba waraguhanuriye uko wagenza ibintu. Ariko umuhanuzi nyamuhanuzi nuwatumwe n'Imana agahamya nyine ibyerekeye kuri Kristo Yesu, ubasha gukiza abantu bagakorwamo umutima, ubacira urubanza yuko barimbuka. Kandi icyo gihe muvandimwe uriho twumva ubuguye mu mutego ukomeye cyane. Icyo gihe ubura antikristo. Bibiliya ivuga ko ubundi antikristo bisobanura kurwanya Kristo cyangwa se kutamwemera. Umurwanya gute? Suko ujya mu nzira ngo uvuge ngo ndamwanga cyangwa se uvuge ngo ndi kumurwanya. Iyo utekereza ko ibyo ukora byakujyana mu ijuru, urwanya Kristo. Kuko Bibiliya iravanga icyatumye Kristo aza mu isi yambaye umubiri nk'uwawe, ngo kwari ukugira ngo ibyaha byawe bibone aho bifata. Iyo rero wumva wabyikemurira, urwanya Kristo. Ibyanditswe hariya mu bice 2 mu gitabo cy'Abaheburayo niho havuga ngo Kristo Yesu ngo nkuko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko Kristo Yesu yahuje ibyo ngibyo natwe. Ariko kugira ngo abafite umubiri n'amaraso iby'Imana ibashinja bibona uko bibarwa kuri Kristo Yesu maze abihorwe. Murumva ko rero ibyo bintu byo gutekereza ko wakorera ijuru karijyamo, ahari ikiganiro gitangira umuntu akumva ko ijuru ridakorerwa, hari uwikanga. Kuko ahari ushobora kubyumva aribwo bwa mbere. Ariko abantu baduteza amatwi, bigushobokeye cyangwa se Imana igufashije kuri uyu mugoroba, wakumva ko ntacyo wakora ngo ujye mu ijuru. Kuko na Koruneliyo nyine yaragerageje, nusoma hadusomye hejuru uraza kubibonamo. Yaragerageje, akora hari n'ibyo utarageraho, ndetse abitoza ngo yagiraga ubuntu ngo ku buryo karitsiye yaratuyemo yari ibizi. Kandi wowe wasanga ugira ubuntu ariko n'abantu muturanye batabizi. Ibyo bizwi n'umwe na bakeya, abandi ufite abagushima n'abakugaye, ariko we yarashimwaga. Koruneliyo yagiraga ubuntu ku buryo muri karitsiye aho yaratuye bari bamuzi, ndetse ngo yari afite n'abantu ngo ayobora bose bamushima kuri ubwo buntu yagiraga. Muri make imbere z'abantu yavugwaga neza. Ariko bisaba ko Imana imutumaho timubwirira atumire Petero. Atumire Petero amubwire noneho icyamukiza, amubwire indi nzira, amubwire ubundi buryo, amubwire ukundi kuntu yajya mu ijuru. Ikitubesheje kuri uyu mugoroba ni ukugira ngo tukubwire ukundi kuntu wakwemerwa n'Imana bidaciye mu bikorwa byawe. Petero amaze kuhagera, ngo Koruneliyo ngo yafashe abantu arabateranya biwe mu rugo, ndetse ahamagara n'abandi arabateranya, ariko ngo ategerezanya amatsiko kumva ibintu Petero agiye kumubwira atazi. Ngo ahageze yaravuze ngo ni amagambo akwegereye, ngo ndetse ari mu kanwa kawe, ngo ariko uhora uvuga ntuyamenye. Ngo ni izina rya Yesu, rega ni Yesu uhora uvuga ariko utamenye imbaraga zimubamo. Petero ngo ageze yarababwiye ati regaga nubwo mutegerezanyije amatsiko,
ahari ufite amatsiko yo kwibaza tubuse najya mu ijuru nde ubuse nabigenza ntegemerwa n'Imana ahari ayo matsiko buyafite nyamara ni Yesu bishe bakamubamba ni Yesu urya uririmba ni Yesu ujya usoma Yesu urya bishe bakamubamba ku mpamvu zawe kumbi burya ngo umwemeye ukamwizera twasomye ngo wababarirwa ibyaha mu izina rye iryo zina rya Yesu ngo hose baramwamamaza ariko ngo hari abamwamamaza batamuzi ariko biba bisaba ngo intumwa nka Petero aze nyina gusobanurira uwo Yesu ujya wamamaza utazi Kristo Yesu rero guhora umuvuga impamvu tuvuga ko utamuzi wenda wowe duteze amatwi uratwumva neza impamvu tuvuga kuvuga Yesu utamuzi no kuvuga Yesu ukavuga ngo yaragupfiriye ukavuga ngo yarakwitangiye ukavuga ngo yaragucunguye ukavuga ngo yazize ibyaha byawe ugahindukira umuntu yakubaza tese uzajya mu ijuru ngo ntabyo nzi ngo Imana nibizi ngo Imana ndi wumva kutazi Yesu kabone nubwo ujya umuririmba nyine kabone nubwo ujya umusoma kumbi ntabwo umuzi kumenya Yesu no kumwizera ukamenya ko kumbi wajya mu ijuru kubw'izina rye kumumenya no kumenya uwo ari we n'uburyo yaje mu isi n'icyo yakoze mu isi n'icyo yamariye abari mu isi yego kandi ubwo icyo yamariye abari mu isi nawe urimo nyine ubwo mu bantu Yesu yaje gucungura nawe urimo ngo abari mu rugo aho kwa Koroneliyo Petero amaze kubabwira ateregaga urya Yesu bishe bakamubamba iyo umwizeye ubabarirwa ibyaha byose mu izina rye ngo abari aho barabyumvishe bahita ngo buzura umwuka wera amen umwuka wera hita aramano iyo wemeye Kristo Yesu ukamwizera ubabarirwa ibyaha mu izina rye urubanza rw'ibyaha rukakuvaho ukabukize kurimbuka ugahita ukuzura umwuka wera none se uwo mwuka nyine si uhera ko kwemeza ko burya upfuye wajya mu ijuru yego uwo mwuka se si uhera ko kwemeza ko burya uri umwana w'Imana kandi ko ufite ubugingo buhoraho ariko iyo uvuga yenda ko uri umunyamwuka uzi Yesu ariko ukaburi no kubaza nimba ufite ubugingo nimba wanditswe mu gitabo cy'ubugingo birumvikana ko Yesu wo nguwo nta ubuzi ahubwo kumumenya uhera ko wuzura mwuka cyangwa se uhera ko wemera mu mutima wawe n'uwo mwuka akakwemeza yuko ufite ubugingo buhoraho kupfuye wajya mu ijuru kugira rero ngo usohore mu bintu Imana yahamije byose kugira ngo usohore mu isezerano rya kera dufitiye umunsi usohore no mu isezerano rishya iby'abahanuzi bahamije ubisohoremo ndetse n'iby'Imana yavuze ivugiye muri Kristo nabyo bisohoremo biragusaba kwizera Kristo amen aha bavuze ngo ibyo bintu abahanuzi bose barabihamije ibyo turiho tukubwira byo kwizera Yesu abahanuzi barabihamije turaguha urugero Esaya abihamije yaravuze ngo uwo nguwo nyine turi kukubwira Kristo Yesu ataranaza yari umuhanuzi Imana irabimuhishurira yaravuze ngo yishyizeho intimba zawe zose ngo ashenjagurirwa gukiranirwa kwawe kose ngo igihano kiguhesha amahoro igihano cyatuma ubona amahoro umutima wawe ntwongere kugwagara muti mvuye najyaye yego igihano kiguhesha amahoro cyabaye kuri Kristo Yesu yaragihano yego iyaba wari umenye ko igihano Imana yari buguhane yagihannye Kristo Yesu mu mwanya wawe wagira amahoro mu wagira amahoro kuri uyu mugoroba ubimenye warara wishimye twatangiranye umubyeyi uri kuvuga ngo nejejwe no kuba mwisi nzi ko mfite ijuru nta kundi yaribonye nta nandi warikura kiretse wizeye Kristo Yesu ibyo bintu rero abahanuzi bose barabihamije iyo urebye Aburahamu Imana iri kubishushanya yari yamubwiye ati jya gutamba Isaka Aburahamu amaramaza kujya gutamba Isaka wenda abantu basomye ibyo iyo tubivuga muhitamo nabuzumva cyane amaramaza kujya gutamba Isaka aragenda yenda kumusogota yabimaramaje Imana ihitira mubwira ati reka Isaka tikebukureba intama arigaga byavugaga ko Imana izakoherereza intama yayo ariyo Kristo byavuga ko ntacyo washyira Imana ngo icyemere ahubwo Imana ikeneye intama yayo nkuko Yohana yabihamije akavuga ngo dore nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari Isaka wari ugiye gusogotwa ataha amahoro
ariko ku mpamvu z'intama y'Imana yapfuye mu mwanya we. Rero kuri uyu mugoroba tubeshurwa no kubwira ko Kristo Yezu ari we ntama Imana yateguye kugira ngo aze mu isi yishyireho ibyaha byawe byose n'ubugome bwawe, ubundi n'umwemera ukamwizera ubabarirwa ibyaha mu izina rye, nk'uko Petero yabihamije aha dusomye ageze kwa Koruneliyo. Abantu babyumvise bakabyizera bose bakuzura umwuka wera. Niba ushaka gusohora mu bintu by'Imana, niba ushaka kugira Roho Mutagatifu, niba ushaka kugira umwuka wera, izere Kristo. Umuririmbyi hari aho yaririmbye aravuga ngo se ari we Mana ngo yakuye inkota ye yera ngo ayisogota umwana wayo, noneho ngo umwana wayo ahera akahinduka urwubati rw'iyo nkota. Yego, yarahamije ngo iyo nkota yaragimbye ngo ubu ngubu nta kikintwaye. Ni ukuvuga ngo kumenya ko urupfu wari ukwiye gupfa, ko Imana yarwishe umwana wayo, ubwo menya ko iyo nkota yagombaga kukwicisha yayishise mu mwana wayo, ubwo umwana wayo yahindutse urwubati rw'iyo nkota. Ubwo birasaba ngo umenye ko ubwo umwana wayo yapfuye azize wowe, kubwo wowe Imana itakikwishe. Ibyo ngibyo iyo ubyijeje umutima wawe, urubanza bwo mu mutima rukurwamo, ahubwo ukaba amahoro. Ariko ubundi muvandimwe, wenda gato, iyo umuntu avuze ko yizeye Kristo Yezu, akavuga ko Yesu nyine yamwitangiye akazira ibyaha bye byose, agahindukira akavuga ko azarimbuka, ubundi ubwo abavuze ngo abavuze yuko Yesu yapfiriye ubusa, kuko ubwo nta nubwo abamwemera. Kuko uvuze ko Yesu yagupfiriye ukavuga ko nawe uzarimbuka, ubwo uvuze ko Yesu yipfiriye ko atari wowe yapfiriye. Ahubwo abantu niberure bavuge ko Yesu atabapfiriye. Yego, byagira urugero. Kuko niba ujye uvuga ko yagupfiriye ugahindukira ukibaza ngo nzajya mu ijuru ute, none se urupfu rwa Yesu kuri wowe ubwo byamaze iki? Ntacyo ruba. Ubwo se ubaye utajya mu ijuru uvuga ko Yesu yagupfiriye, ubwo se urupfu rwa Yesu tuvuge se ko ari imfabusa? Nta niyo mpamvu yisemo kugira ibindi wikorera. Ubwo uvuze ko Yesu urupfu rwe ntacyo rumaze. Yego. Yenda twaha abantu umurongo nabo bagatanga ibitekerezo cyangwa se bakagira ibyo basobanuza. Wabahereza nimero? Yego. Nimero muri buhamagareho 0782 44 21 25 07 38 ibihumbi 300 07 82 44 21 25. Allo Country FM. Pasteur turakumva. Daniel Nsabimana. Daniel turakumva. Meze neza? Tumeze neza. None sungu umuntu waba umbi ikiganiro none nejo bundi akaba atari yakizera ijuru ko. None se wowe twisubirire kuri wowe tureke abandi. Woweho wamaze kwizera ijuru wararibonye se? Basi. So kubeshya pe. Ubu byakanga byakunda. Nta n'umuntu waza kunda ngabintere muri singe ngo ari nkure meze nk'umuntu ufite mu biganza, kuko nimba yarabwiye ngo Aburahamu we. Allo? Turakumva. Yabwiye Aburahamu ngo ufata umwana wawe ukunda Isaka. Uze umuntu hambere y'igitambo menye ko nkunda byiki, menye ko nkunda by'ukuri. Arangije afata abagaragu, afata n'umwana, bafata n'ibitambo. None ngo bagenda ngo bagiye kugera ku musozi, abagaragu bambwira ati udufite ibitambo, ariko dufite inkwi, dufite n'ibyo dukana ngo ariko igitambo nacyo dufite. Aburahamu bambwira ati mwebwe mumusige aho ngaho gatoya njyane n'umwana utakugira ikintu ari bumbaze. Mwebwe musige aho ngaho agenda ngo ageze ahantu umusozi witwa Moriya, ngo Imana yarambwiye yamuze kuza ku butamba icyo gitambo. Aramubwira ngo yubaka igitambo, acana igicaniro, araje ngo handikeho umwana. Uragerageza uvuge urasa ku ntego, kuko ndarasa ku ntego cyatse kuvuga ngo ubundi niba Imana yiremeye umwana w'intama wo konswa, Aburahamu Isaka agataha ari muzima, ubundi uwo muntu uzashaka iki gitambo cyamugeza mu ijuru azagikura he? Ubwo
ubwo uvuze ko igitambo nyakuri wemera ari ikihe? igitambo nemera nuko Uwiteka yabambwe tukabamburwa, arapfa aradupfira ku musaraba. Nta kindi abantu bose nibahinduka ahubwo abantu bakira ijuru bahawe n'Uwiteka. Sawa, urakoze, katwakire n'abandi. Mwakire n'abandi ariko abantu babiri ntibakije n'Uwiteka kabisa, baryakire mu biganza. Sawa. No kwakira ijoro, no kwakira ijoro, kandi Imana nyine yararitanze. Kuva Imana yaratanze ijoro, bisaba nyine ko umuntu nawe yakira iyo mpano Imana yahaye abari mu isi. Katwakira uwo muntu. Allo? Yego, turakumva. Urinde uherereye hehe? Oscar Gudumani hano mu Oscar, turakumva neza. Mu by'ukuri njye muvuga mbasha kubyumva neza, kuko numva nta yindi nzira yo mu ijuru uretse kwizera Kristo. Yego. Kuko niba Kristo afite ibyago akabyishyiraho, birumvikana ko nawe gukiranuka ko nako kumbarwaho. Ubwo rero Kristo yatoye umwanya wanjye, ugutungana kwe kumbarwaho, kuko ibyaha byawe nanjye byamubazeho. Ubwo byo bikaba bihagije kuko byahesha umuntu, kuko nta kindi kintu cyagera umuntu mu ijuru kwizera Kristo, kuko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Oscar, none se Oscar, ijuru uriho uvuga ubu tuvugana urarifite? Ndarifite. Urimaranye igihe kingana iki? Maze nk'imyaka nk'ibiri rwose, twabwiza mwumvise. Imana iguha umugisha rwose. Murakoze cyane. Imana ishimwe. Abantu nyine Imana yagennye ko bazakizwa, bose bazakizwa, niko Yesu yari yavuze ko nta wavamo ngo arimbuke keretse umwana wo kurimbuka. Allo? Yego, urinde uherereye he? Umuntu wamaze kumenya Kristo akamwizera, agomba gutanga icya 10 n'amaturo, kuko niyo mirimo igaragaza abizeye Kristo. Uri kubaza cyangwa? Allo? Yagiye uwo. Allo? Yego, turakumva. Urinde uherereye he? Ziringira Simon Inkungu. Yego, Filimone, turakumva Inkungu. Yego. Allo? Muravuze ngo Allo? Oui. Turakumva. Hari ijambo rivuga ngo umwizera ngo naho yapfa bazongera agire ngo azabaho. Abantu nibizera Uwiteka, nibamara kumwizera mu bugingo bwabo. None se wowe ubwizere yabapfiriye, umwizera naho yapfa azongera abeho. wowe tuvugana se waramwizeye? ndamwizera ni Daniel Nsema n'ubundi rwose ndamwizerera na kwijana. Biravuga ngo naho napfa aho n'abandi bose nijisho rwose nzagira gute nzaribona. Ubwo rero Daniel Karame, ubwo iyo nkuru nziza ugiye ibwira abandi rero. Pati ngewe wowe ndabubwiye ngo ngewe gurya nyine umeze nk'umuntu nifite mu biganza. Hari umuririmbyi uvuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe ujye uhamya mu bandi. Allo? Haru nyine uriya wari uvuze kuri Aburahamu ajya gutamba Isaka, byasabye kuba mu basateseti ko tubona nyine inkwi, igitambo kikaba ntacyo kiri hehe, ariko ngo bisaba ko asubiza ngo ku musozi w'Uwiteka Imana kizabona irishakira igitambo, kandi koko cyarahabonetse. Igitambo rero gikuraho ibyaha cyarabonetse. Ubwo abantu bakwiye kuva mu rungabangabo bakamenya ko igitambo gikuraho ibyaha cyabonetse. Igitambo yishakiye cyatumye Isaka arokoka.
yego yego byumvikana yuko igitambo Imana yishakiye ikacyoherereza abagombaga gupfa kimaze kuboneka ubwo urupfu ntirwabaye rugitwaye abo rwari ruriho. Handi mu Baheburayo nigeze mvuga mu bice bibiri no hagaragaje yuko ngo Kristo Yesu ngo niwe wanyaze, ngo uwari ufite ubutware bw'urupfu ngo niwe Satani. Byumvikane yuko igitambo Imana yishakiye gihera ko gikuraho urupfu rwari rugenewe wagombaga gupfa. Yego ibyo byabaye kuri Isaka yaba umugabo wo kubihamya kuko Aburahamu yari agiye kumusogota ariko ku mpamvu z'igitambo kibonetse Aburahamu ahita ataha ari muzima. Yego katwakire. Halo yego turakumva. Ni Kasiye ndi hano Gihundwe. Yego turakumva muvandimwe. Nanjye nari ndiho nshimira Imana cyane kuri uwo murongo bavuze ngo muri Bibiliya ntagatifu ngo izina rya Yesu ngo niryo rifite ububasha yego ngo gukiza abantu ibyaha. Yego nanjye nushimiye Imana cyane ko iryo zina ryo ryonyine rifite ububasha bwo gukiza abantu ibyaha, ubwo andi mazina yose nta bubasha yagira. Yego yego ubwo izina ry'Abagatulika y'Abadivantiste baba nta bubasha muvandimwe. N'amafaranga ni izina, n'amafaranga ni ikindi n'ibikorwa byiza ni izina, nabyo ni izina. Bene data nashimira Imana ubwo bubasha iryo zina rifite, kuko wa mugani nk'uko mwana bivuze Yohana mubonye yaravuze ngo marayika abwira Mariya yaramubwiye ngo azamwite Yesu ngo kuko ari we nanone uzakiza abantu be ibyaha byabo. Amen. Nashimiraga Imana rero iryo zina twahawe gukirizwamo ko ari ryo ryonyine rifite ububasha, ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyo ndigishoboka. Yego Imana yimbazwe n'ibyo nashimiraga Imana. Aho na Yohana yagarutsemo abihamiriza abantu ubwo Yesu yaratambutse yaravuze ngo nguyu ngo intama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi. Amen amen. Yego yego Imana yimbazwe. Sawa urakoze muvandimwe. Namwe murakoze cyane. Nta rindi zina rero umuntu yakirira muretse izina rya Yesu. Hari umuvandimwe wigeze avuga yuko ngo umuntu ngo yamaze kwizera Yesu ngo agomba ngo no gutanga ngo ibya 10 ngo n'amaturo. Ariko sabivuga hiki ibyo ibya 10 ndetse n'amaturo ubundi mu isezerano rya kera twakira umuntu. Halo Ayego zamura ijwi. Yego Innocent. None urwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 3. Yego turakumva neza. Ara ku murongo wa 3 aramutse ikintu kimenyesha yuko umuzi. Yego nuko kwitondera amategeko ye. None ubwo tumenyesha ko tuzi Kristo ko ari kwitondera amategeko ye kubera iki? Ubwo twakizera ijambo ko twabonye ijuru tutitondera amategeko y'Imana. Turagufasha turagusobanurira ntacyo. Yaravuze ngo ikigaragaza ko tumuzi ngo nuko twitondera amategeko ye. Ariko urumva nyine nawe wavuze yuko habanza kumumenya. Yego ubwo utaramenya umuntu ntago wakwitondera ibyo utamumenye. Nta mishyikirano muba mufitanye yo kumwumvira. Halo 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 byumvikana yuko bisaba kubanza kumumenya. Halo turakumva urinde uherereye he? Ngumerereye mutima. Ego urifuza iki?
izo nyigisho mwe gutakaza ndi kumva ziri kudufasha. Yego. Wenda aho mwatangiye gushyira ikiganiro ko tubatega amatwi hari icyo biri kugenda biduhinduraho. Wenda aho umuntu yibwira ngo kujya gusenga mu idini yava n'undi agakora ibyaha akagira ngo niko kujya mu ijuru. Kandi iyo wizereye muri we ndani mu mutima ntiwabura no kubona iryo juru. Aho mwakoze turakurikirana umutima wacu tutenyisho zigafasha kabisa. Yego. Kandi aho mugire umugoroba mwiza. Sawa, urakoze nawe. Ubundi ibyanditswe nyine bivuga yuko ngo umutima ari wo umuntu yizeza abarwaho gukiranuka. Noneho bikumvikana ko nta kindi gikorwa umuntu akora, ni umutima wizeza. Wawizeza ibyo Imana yavuze ugomba kwizera ku mwana wayo, nayo ikakubaraho gukiranuka ku mwana wayo. Alo? Urinde uherereye he? Zamura ijwi. Desire Gihundwe. Yego, Desire Gihundwe turakumva, gira vuba. None se kuvuga ngo ibyaha tuba dukora, ubu ni ukuvuga ngo bizitirirwa Yezu uzabyitangira ku musaraba ati urapfiriye ibyaha byacu, Yezu kubitangira. Ubu ibyaha byose tuba dukora byose bizitirirwa Yezu kuko ntagira ibyaha dukora, ntagira ibyaha bizitirirwa. Yesu ntabwo ari umugabura w'ibyaha, kuko ngo yerekaniwe ngo kugira ngo akize abantu be ibyaha byabo. Umuntu arangije kuba uwa Kristo aba afite umurimo wo kumukiza ibyaha. Ubwo nimba ushishikajwe no gukora ibyaha n'ubundi nturakaba uwa Kristo, numara kuba uwa Kristo azagukiza ibyo byaha byawe. None se uko bavuga ngo nyine ngo kwa kureba ngo icyaha cy'umuntu gusa ngo yarapfuye byo apfa kubera ibyaha byacu, yaratwitangiye ku musaraba. Ibyaha ubura bibarwa kuri Yezu, byaba bitubarwa. Ariko si wowe ibyo uvuze nyine ko yitanze ku musaraba kubera ibyaha byawe, urabyemera? Ewe ndizera umuntu abafata icyabo ntabwo Yezu nibyo jambo Yezu n'abantu bajyanditse ntabwo yamanutse babundi Yezu. Ubwo urumva we Yezu ntabwo umwemera muri make? Kare kaza kwa no coronavirus ntabwo ibihari. Ntacyo niyo mana bavuga maze ntibaho no kuvuga ngo ni jambo Imana ariko ntabwo ibaho. Sawa, urumva nuko ubyumva, uraba ubigumanye gutyo gusa nyine. Birumvikana ko ubundi ntabwo umuntu yakumva Yesu ngo ahere kamwemera, kuko nawe ubwe ahibereye, uretse natwe twatumwe nawe ubwe ahibereye. Hari n'abo yavuganaga nabo akavuga ati wowe rero nta kindi kigukoresha, ni umukuru w'amashitani. Ku buryo rero ntabwo mu mubiri, mu nyama n'amaraso byawe ntabwo wahera ko wemera ibyo ngibyo, cyangwa se ntiwahera ko wemera ubu butumwa, ahubwo kamvuge ngo kuba ubihishuriwe na Nyagasani. Byanditswe nibyo bivuga yuko ngo uwo mwana ngo ntiwamumenya ngo utabihishuriwe na Nyagasani. Gusa nubwo nawe avuze gutya ntago tubimurenganyiriza kuko niko ameze, ariko nawe twabonye ko nta rindi zina rihari abantu bahawe ryo gukirizwamo, kandi ntekereza ko nawe agiye mu ijuru byamugwa neza. Ubwo rero n'ubundi niba ari mu bazajya mu ijuru azizera Kristo Yezu kuko niyo nzira ihari yonyine. Noneho hari ibibazo ni nka bibiri byari bihari twavugagaho. Hari uriya bavugaga yuko umuntu amaze kwizera yatanga nyine ibya 10 n'amaturo, undi nuriya wagaragaje nyine yuko ngo ikigaragaza ko tumuzi, ariko ngo ikigaragaza ko tumuzi ngo nuko twitondera amategeko ye. Nicyo navugaga yuko kumumenya birihariye. Ubwo kumumenya ni ukumumenya mu buryo Imana yamuvuzemo. Kuko ku kijyanye no kumumenya n'abadayimoni bari bamuzi ndetse bakanamusobanukirwa cyane, bakanamenya n'uburyo ari intungane, bakanamenya yuko abafiteho ububasha bwo kuba yabarimbura. Ariko ibyo ngibyo ntibyabashaga kubahesha kumvira amategeko ya Yesu. Ahubwo kumumenya nuko umwizera, noneho uko ari mu mutima wawe akakwemeza nyine ibyahamijwe n'Imana. Ibyo ngibyo byahamijwe n'Imana. Allo?
we turakumva ngirize mu ati ngiye umuntu bayi tumvikanye pe kuba umuntu avuga ngo Yesu ngo ntabwo abaho kuki umuntu ahuye n'impanuka avuga ngo Yesu we wanabaye ubwo kwibwo yamuye n'impanuka ntabwo ajya avuga iryo jambo none se kuki avuze ngo ntabwo abaho kandi yahuye n'impanuka mwiyamba birashoboka kuko umuntu nyine aba afite uko akoze nk'umuntu kandi no kumva ko abantu ntabwo bumva ibintu kimwe kandi kuba umuntu atari kumva ibintu nonaha ntiba bivuga ko atazabyumva kuzageza iteka buri wese agira igihe agomba kumviramo ibintu akabyemera cyangwa ntabyemere wenda ntitwamurenganya wasanga ari uko amahitamo yari kumubwira n'ibitekerezo uyu birashoboka ko wazongera kumwumva ari kuvuga ko yizeye Kristo Yesu akabona ubugingo buhoraho igihe kizagera azahinduka yego genda turateretse kwakira undi muntu kugira ngo yenda ibi bisubizo cyangwa se ibibazo tumere nk'ababinogeje ariko ntibivuga yuko iyo umuntu amaze kwizera Kristo Yesu ahera ko anagerekaho gutangira guhangana no nimba navuga ngo ntagaruka guterura wa muzigo wari waramunaniye uhereye imbere twabonye yuko ngo abafarisayo bigishaga abantu gukora ibikorwa cyangwa se imirimo ubwo no kubahiriza amategeko kandi nabo ubwabo yari yarabananiye noneho no kuvuga ngo Kristo Yesu yaje gukora ibyari byarananiye abantu arabisohoza niyo mpamvu Imana yabonye ari we wenyine ufite gukiranuka yemera yanabana nako mu ijuru ituma yuko ngo uzamwizera wese azabarwaho uko gukiranuka Kristo Yesu yakiranutse ubwo no kuvuga ngo n'iby'amategeko yasabaga ngomba kubahiriza Kristo Yesu yarabyubahirije turateretse kwakira umuntu Kristo Yesu yarabyubahirije amaze kubyubahiriza uko kubyubahiriza kwe wowe umwizeye nge umwizeye mbarwaho uko kubyubahiriza bigatuma Imana ihamya yuko nanjye ndi umukiranutsi ariko akaba mbarwaho uko gukiranuka kwa Kristo Yesu kuri icyo nanone wenda abantu bajya banabuzumva neza Yesu niwe bigarutse muri Matayo avuga ko nyine atazanywe mu isi no kuza gukuraho amategeko n'ibyahanuwe ngo ahubwo aje kubisohoza mwongere musome neza gusohoza no kuza gukora ibintu byakunaniye nyine no kuza gukora ibintu byananiranye ahandi Yesu ari gutuma bigishwa avuga ngo nimugende mu mahanga yose mubwira baremwe inkuru nziza abemera bakizera mu batize hanyuma mubigishe kwitondera ibyo nategetse hari ibyo Kristo yategetse koko ariko umuntu abyitondera iyo amaze kumwizera banza umwizere ubanze umumenye hariya uwakibajije yavuze ngo ikigaragaza ko ngo bamuzi ubundi ikibazo ni ukubanza ukamumenya banza umumenye hanyuma n'umumenye uzanamenya n'ibyo yategetse ashaka kugenderamo ariko ntabwo ushobora kumenya ibyo yategetse ugenderamo utanamuzi kumumenya rero banza umwizere uronka ubugingo buhoraho ukira urupfu rw'iteka ubundi ibyo yategetse nabyo uzabigenderamo ibyo azajya gutegeka ujye ubigenderamo yego icyambere ni ukubanza ukamumenya ubundi ibyo azagutegeka byo ni byinshi yego ariko icyambere kuko ntabwo yagutegeka nyine utamumenye banza umumenye ikindi wenda undi wari yabaje tese hanyuma yo kumumenya cyangwa yo kumwizera twahita tubishyiraho gutanga ibya 10 n'amaturo narinde kwibuka akantu kavuga ngo Kristo Yesu yaduhindukiye ngo ituro ngo n'umubabwe uhumurira Imana neza bikumvikana yuko kwizera Kristo Yesu ubwo iryo Kristo Yesu niwe turo wazorata imbere y'Imana ikavuga iti untuye neza yego ubundi ibyo bintu byari n'igishushanyo abantu bakwiye kubyumva neza ubundi ibya 10 n'amaturo ndetse n'ibitambo byashyirwaga bene Lewi babaga ku rusengero batahava bari bo batambye nyine muri icyo gihe cyabo ariko muri iki gihe cy'ubutumwa bwiza muri gihe cya Kristo Yesu dufite umutambyi mukuru ari we Kristo Yesu uwo rero ntarya amafaranga nta nubwo aturwa amafaranga niyo cyatumye bamwereka rimwe bamweretse ishusho cyangwa se igiceri amafaranga mbwate se taye amafaranga tuyature Imana yarababaje tese ubundi ishusho iriho ni yande baramubwira bati turabona hari ishusho ya Kayizari yarabwiye ati nuko rero mugende ibya Kayizari mubihe Kayizari
n'iby'Imana nabyo mu bihimana. Rero witekereza ko uzizera Kristo Yezu hanyuma ukajya gutanga ibya cumi n'amaturo. Oya rwose, Kristo Yezu yahindutse byose kumwizeye. Yahindutse igitambo, akubera umutambyi, akubera n'ituro, ariko ngo n'umubavu uhumurira Imana neza. No kuvuga ngo Kristo Yesu ubujijwe kumuteranya n'ibindi byawe wakora. Kuko Kristo Yesu wenyine arahagije kuba yaguhesha kwemerwa n'Imana, cyangwa se arahagije kukubaruzaho iby'Imana igushakaho byose. Yego rwose. Kuko iyo umaze guhinduka kubuwe akubwira uko ibintu uzajya ubigenza. Kuko uba warangije kuba umwe na Kristo Yesu ngo. Iyo ushatse kubiteranya rero ugashaka ko ibintu byawe ukoze ubiteranyaho n'urupfu rwa Yesu, uguye mu mutego ukomeye cyane, ubaye nta bwenge, kuko icyo gihe ubuvuze ko ibya Yesu bidahagije, ahubwo wateranyaho ibyawe. Ibyo rero Bibiliya ivuga ko ibyawe byose ni bibi, ni ibyaha gusa, kuko warononekaye uhereye mu bworo bw'ikirenge ukagera ku gitwariro. Nta cyiza na kimwe wakora cyanezeza Imana, ahubwo ukeneye kwizera Kristo Yezu akaguha ibyo yakoze byuzuye, akaba ari nabyo bikwinjiza mu ijuru. Ku ndirimbo twatangiranye bari gucuranga, wenda kubatangiranye natwe batangiye bavuga ko nyine basi babisaba umwambaro. Hari umwambaro umuntu yambara kugira ngo ahenguke mu ijuru byemere. Ego mwambaro baba bavuga ntago ari nk'iyo myenda wambaye ipantaro cyangwa ishati n'iki, ahubwo umwambaro baba bari kuvuga ni ugukiranuka kwa Kristo. Niwo mwambaro wera umuntu yambara akajya mu ijuru. Naho ibyawe se, nawe uri umugabo wo guhamya kuko ribi ukavanga mw'ibyiza. Ibibi n'ibyiza, ibyo bintu by'uruvange by'akatogo, urumva Imana yabyemera se? Ntabwo Imana yabyemera. Ikeneye umwambaro utayihitaje. Uwo ni ugukiranuka kwa Kristo. Niko rero ukeneye kwizera Kristo akaguha gukiranuka kwe, akaba ariko kukwinjiza mu ijuru. Ndabona ahari turi kugera ku musozo. Genda n'ababa basigaranye ibibazo babaza cyangwa se ibindi bakeneye gusobanuza, twabahereza umurongo wa telefone wabasha kudushakiraho dusohotse muri studio. Nimero zanjye ni Teofile 078 87 99 Tigo ni 072 8 7 9 Yego, nyine izi ni nimero mwaduhamagaraho nyuma ya studio abakeneye kugumya wenda gusobanuza ibyo batumva kuri ibi tuba twavuze, dore ko tuba turi abagabo nyine n'ubundi bo guhamya ibi twavuze, cyangwa se bo guhamya urupfu rwa Yesu ko rwabaye incungu y'abanyabyaha. Rero inimero yanjye nanjye wanshakiraho nyuma ya studio ni 078 3 167 163 078 3 167 Tigo 0722 167 163 0722 167 163. Sawa, murakoze cyane abo twabanye mu iki kiganiro, ubwo naho utaha. Nani bamugisha.